yagarutse yaragejeje ikipe mu matsinda bisobanuye ikintu bisobanuye unarebeye muri rusange kuri aba bagabo bose bagarutse ni abantu babaye muri Rayon Sport irimo iratsinda ibihe biremereye cyane. Rayon Sport iri ku gikombe cya shampiyona aribo bayirimo, nicyo gikombe cya shampiyona Rayon Sport. Ubu rero icyo gikombe cya shampiyona bajyanye barakigaruye. Ubu igikombe kigiye kujya kirirwa kinteretse imbere muri ofisi ni igikombe cya seze ya 2018-2019 dupangurura amanota menshi ashoboka twari dufitwemo imbere n'uwari uyoboye shampiyona. Ubu rero aturi inyuma twebwe, ntabwo aturi imbere, uba aturi inyuma. Niba twaramupanguriye ari imbere aturi inyuma yawudukura, igisubizo ni oya. iriya komite imutera ubwoba uwo mwapanguriye iyi irakomeye, iraremereye, ifite buri kimwe cyose, ifite ubwenge bw'umupira, ifite amafaranga. Umupira ukinirwa hano buri wese afite uburambe byibuza bw'imyaka irenga 40 uteranyije iyi komite ya Rayon Sport n'umupira bazi n'imyaka bayi mu mupira w'amaguru ni 2024 ari no mwaka wongeye kugarukira. ikibazo cya mikoro kirakemutse. Ikipe ikenera byinshi, ntago ari bo bonyine bakemura ibibazo bya mikoro ya Rayon Sport. Iraguma irebe no mu bice bigiye bitandukanye birimo abafatanyabikorwa. Twambara Skol naho habera inama y'inteko rusange, hari za Canal Plus, hari Shop Life, hari Tap and Go, hari abafatanyabikorwa benshi bagiye batandukanye ba Rayon Sport. Baragumya nabo ba contributing kuko umuntu ku giti cye kuri Rayon Sport yifuzwa ntago yahaza, nta nubwo yanakemura ibibazo byose bya Rayon Sport. Inzira zose za Rayon Sport yabonagamo amafaranga iragumye zinyuremo kabiri, iri buze gukenera rero n'aba bantu bari buze kuza. Ubwo rero urumva ibintu ni sawa cyane. uyu munsi uriyumva gute ubwo amatora arangiye ukabona ino komite iki? Iza neza, igisigaye ni ukuzagurira kuri match ya Gorilla tukareba uko ibintu biraba bimeze. Prediction yawe ni iyihe Kuri match ya Gorilla? Nta prediction. Rayon Sport irabikora. niyo sirogo, Niyo siroga yonyine, Rayon Sport irabikora. ubutumwa ku bafana ba Rayon Sport. Abakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport, tubonye ubuyobozi bushya mu ikipe ya Rayon Sport, umuryango wa Rayon Sport tububonye turi no mu bihe byiza. Ikintu gisabwa rero ni kimwe, barasabwa kwegera ikipe, ababa mu fan club, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport badafite fan club babamo, abari hanze y'igihugu, abo bose barasabwa kwegera ikipe ya Rayon Sport kubera ko Rayon Sport ni y'abareyo, Rayon Sport ni y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Nta muyobozi washobora ikipe ya Rayon Sport atari kumwe n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Niyo mpamvu kuri match yose Rayon Sport igiye kwakira mwasabwa kuba mwari kugira ngo mupushinge mu mukino wa 12 hahandi yakenewe prime. Niba mara gushyira ku kanyenyeri ko Rayon Sport ikeneye prime, niba uyafite, niba ufite 5, niba ufite angahe shyiraho, nta kibazo ko Rayon Sport ni wowe. Hanyuma ibindi bisigaye nuko tuguma inyuma y'ikipe ya Rayon Sport. Turi mu rugamba rutoroshye rwo gushaka igikombe cya shampiyona duheruka muri seze 2018-2019. Birasaba rero imbaraga za buri mureyo wese. Niba ndimo navuga ngo Rayon Sport yamaze kwakira umuyobozi w'umuryango wa Rayon Sport witwa Tadeyo, uyu namuhaye aka Florentino Perez. Uyu ni Florentino Perez ku bitekerezo, ku mafaranga n'ubwenge bw'umupira w'amaguru. Niba rero Rayon Sport yabonye Florentino Perez, ntazaze muri stade ngo ahisanga ari wenyine. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nkeneye ko match twakiriye, iyo tutakiriye zose tuzajya tuba twuzuye. Muvunyi se bamwise Muvunyi ni Sheikh Haldoun El Mbalak. Gutamuzi ya ariko unafite ibitekerezo bya Sheikh Mansour. Abo ngabo nabayobora City Group. Abo rero nibo bagenda bagahurira mu mugabo umwe witwa Muvunyi. Hanyuma rero Tadeyo we azari Florentino Perez. Ubu rero ngiye kongeramo undi muntu mushya, yamaze kuza Muhirwa Fred. Uyu nguyu ni Modeuji wo mu Rwanda, ni Modeuji utari umuzungu. Uyu ni Black Modeuji. Ikibazo cy'amafaranga bikirakemutse rero nukujya ntambuka ku kanyenyeri buri kanya. Mikoro izajya biteretse mu biro bya Rayon Sport n'amafaranga.
kumbona by'ubwabyo nanjye nzajya mba nda amafaranga buri hantu hose nzajya mba ntatswe n'amafaranga ibimenyetso bya mbere ntubibonye ibimenyetso bya mbere ntubibonye ubu rero tugiye kujya dutambuka dukora ku kintu cyitwa ifaranga ubu Rayon Sport ni Rayon Sport Mr Money ubishatse wanavuga ko ubu twanafungura banki yitwa Rayon Sport Regional Bank kubera ko buri muntu wese uri hano ana pesa buri muntu wese azanyaye nuriya kazanaye twakora banki yagiguriza abantu baturiye muri kano gace Rayon Sport iraza kubiri gukoreramo ngo rero urumva tuna pesa amafaranga arahari ahubwo nta kazi ukeneye kuko nkeneye umuntu uzajya ugenda mfirima ahantu hose ndi nkeneye umuntu uzajya mfirima amfotora nta kazi ukeneye ako kazi wowe gafata duhure ku munsi wo kuwa mbere nkore muri ayo make y'amanze ngo usiga ya mbere ufata akazi ko kujya mfotora ahantu hose ngiye ahantu hose ndimo nanyura mfite amafaranga kubera ko Florentino Perez Modeuji ndetse na Halidun El Mubarak ndetse na Mansur bibumbiye mu muntu bose baraje kandi bafite mali ubu rero ubuzima buraryoshye abantu ba Kimihurura baho ubutumwa dusoro nta butumwa nzongera gutanga ikipe iri ku mwanya wa mbere yahanda ubutumwa ubu ndi ikipe iri ku mwanya wa mbere ndahanda ubutumwa nta muntu nk'ubutumwa ahubwo ndasuhuza igikombe aho giteretse gikombe ntabwo ukumbuye kugira mu ntoki za Rayon izane ngwino gikombe ubu buri gihe tuzajya duhura ndimo ndaganira n'igikombe gikombe waramutse neza ese igikombe cyaseze 2024-2025 wiriwe ndagutashya ninjye wasiri uzaguterura ese umeze neza aho uteretse nta mashyushyu wumva ufite yo gusimukira mu biganza